Kanongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza by'umwihariko nshimire mwe mwamaze gukanda subscribe kuri mwebwe mwese mutwumva kandi mudukurikira muri hano mu gihugu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo ndetse namwe mutwumva muri irwota amasimbi ibihe byiza kuri mwebwe rero ngiye ubasuhuza ndi mwene so Theophile byukusenge by'umwihariko mwe mutwumvira muri mu ntara enye zigize u Rwanda ndetse n'indi ntara ya gatanu y'umujyi wa Kigali ndetse n'abari mu ntara ya gatandatu benshi dukunze kwita abadiaspora mukomeze kumererwa neza mbahaye ikaze rero ngiye ubasuhuza ndi mwene so Theophile byukusenge utise mugiye kuganira kuki Ambassadors of Cross Choir nimwe muri korali imaze imyaka itari mike ariko kandi nkuko mwakomeje kugenda mubona kuri posta zagiye zitangwa na korali Ambassadors mu Itorero ry'Abadiventiste umunsi wa Karindwi nimwe muri korali ikora ibyikoze bikajya mbere nimwe muri korali nyamara mu mateka yayo yavutse cyangwa se yatangiye umurimo w'ivugabutumwa mu Rwanda mu mwaka w'icyamagana 995 gutyo kuzamura muri iyo myaka nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda cyane ko yari imyaka abanyarwanda bari bababaye ni imyaka abanyarwanda bari bafite ihungabana ni imyaka abanyarwanda bari bakeneye kongera kumva Yesu Kristo avugira mu mitima yabo maze Ambassadors iza iririmba indirimbo zigiye zitandukanye ni nyinshi hari izo uyu munsi wa none mutacyumva bitewe n'aho iterambere rigeze ariko kandi hari izo mwumva na none bitewe n'aho iterambere rigeze harimo kukise indirimbo n'indirimbo abantu benshi bumvaga muri ya myaka ariko ugereranyije naho bayikoreye remix abantu barayumvaga bakavuga ati se ni indirimbo y'Ambassadors cyangwa ni indirimbo irimbwa ngo ibaze mu mutima wawe watanze ikingubeho ikimani gushakaho nuko wakwihanu muraza kumbabarira ntago ndi umuririmbyi ariko icy'ingenzi nuko message nagomba gutambutsa yatambutse so Ambassadors rero kuri tariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 irimo irifuza gusoza umwaka ku bikorwa byiza kandi bigiye bitandukanye murabizi neza ko muri uku kwezi nanone kwa 11 ku mwaka wa 2025 Itorero ry'Abadiventiste umunsi wa Karindwi cyangwa se ubuyobozi bw'Itorero ry'Abadiventiste umunsi wa Karindwi bwifatanyije n'umujyi wa Kigali mu gushigikira no gutera inkunga ibikorwa byo gutera igiti mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali ibi ni ibikorwa rero kuri uyu munsi cyangwa se muri uyu mwaka 2025 biri kugenda bikirwamo imbaraga mu buryo bugiye butandukanye Ambassadors rero nk'imwe muri korali ikomeye Ambassadors nk'imwe muri korali ifite izina riremereye muri Afurika muri kano karere ka Afurika ndetse no ku isi hose by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda igihugu twavuga ko gifite byose buri munyarwanda cyangwa se buri muntu wese utuye ku isi yakifuza kuba agituye muri korali Ambassadors of Cross Choir igiye gutera ibiti mu kwitegura isabukuru y'imyaka 30 bamaze mu murimo w'ivuga butumwa korali Ambassadors of Cross Choir yo mu Itorero ry'Abadiventiste umunsi wa Karindwi yatangaje ko iri gutegura kwiziza imyaka 30 imaze ibayeho izarangwa no gutera igiti by'umwihariko dukore twizize ariko twishimira dushigikira ibyo Uwiteka yatugejejeho haba mu itorero ryacu ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda Ambassadors kandi imaze imyaka 30 ikora umurimo w'Imana binyuze mu kuririmba indirimbo imaze kuba ubukombe yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo bitewe n'uko yagiye itumirwa mu gusana imitima ndetse no mu gufasha abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda muri Afurika ndetse no ku isi hose nk'uko twakomeje kugenda tubigaruka ni mu itangazo kandi bageneye abanyamakuru bavuze ko mu kwiziza iyi myaka 30 bamaze bariho bazakora ibikorwa bitandukanye birimo ibyo gutera ibiti mu karere ka Gasabo ni mu murenge wa Rusororo ni igikorwa kandi kizaba ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 2026 nk'uko turakomeza kugenda tubigaruka iri tangazo rigira riti gutangiza
gutangiza igikorwa ku mugaragaro. Ambassadors n'imyaka 30 bizaba kuwa 5 Ukuboza 2025 saa 7 z'amanywa, aho korali izakora igikorwa cyo gutera ibiti mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Rusororo, aho hazaterwa ibiti bigera ku 1,600. natwe icyo dusabwa ni kubibungabunga. Ni muri ibyo biti 30 bya mbere bikazahagararira imyaka 30 y'umurimo w'Imana muri uyu murimo. Iki gikorwa kandi kirerekana gukura, kuramba no gufasha sosiyete, kandi kikazitabirwa n'amatsinda yose agize kuri Ambassadors. Iyi korali kandi abaririmbyi bayiririmbamo ndetse n'abayiririmbyemo n'abana babo nabo bakazaba bari muri iki gikorwa by'umwihariko cyo gutangira isabukuru y'imyaka 30, ariko kandi banatangira igikorwa cyo gutera ibiti bashyigikira bubaka urwababyaye, natwe tugira uruhare mu kubungabunga ibyo bikorwa. Ibindi bikorwa kandi bizabanziriza umunsi nyamukuru harimo kurwanya ibiyobyabwenge. Iki ni igikorwa Ambassadors isanzwe imenyereweho, muziko yaririmbye indirimbo zigiye zitandukanye, yaririmbye by'umwihariko indirimbo zihumuriza abafite ubumuga, yaririmbye indirimbo by'umwihariko zikebura, zicyaha abakoresha ibiyobyabwenge. Ibyo ni bimwe mu bikorwa Ambassadors yakomeje kugenda irangwamo, ndetse harimo no ku kirwa cya Iwawa guhumuriza abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi nabyo ni ibikorwa Ambassadors isanzwe itegura kandi isanzwe ikora. Murabizi neza ko eruka gukora igitaramo cyabereye muri kaminuza y'Abadiventiste umunsi wa Karindwi awuka hariya ku Gishushu. Cyari igitaramo nacyo cyo guhumuriza by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Gukora igitaramo kivuga butumwa muri gereza cyangwa se mu igororero rya Nyarugenge Imageragere, ndetse n'ibirori nyamukuru byo kwiziza imyaka 30 bizaba umwaka utaha muri Kanama. Mu myaka 30 ishize kandi ikorari yagejeje ubutumwa bwiza binyuze mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, gusana imitima, guhumuriza imitima y'abantu mu bihugu bigiye bitandukanye birimo Uganda, Kenya, Burundi, Angola, Zambia, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo hareba dukurikiye bari muri Zambia, Ambassadors aha naho bafata nko mu rugo, kuko byibuza buri myaka 2-3-5 Ambassadors iba yagiye gutaramira abaturage batuye hariya muri Zambia, cyane ko Perezida Hikrema Hakainde nawe akaba ari umudiventiste w'umunsi wa Karindwi. Ngayo nguko rero ibiri kuvugwa muri Ambassadors. Mukomeze kuba hafi ya Kwiringira TV, ngira ngo ibi ni ibikorwa byose tuzajya tubagezaho. Tuzabana nabo mu gutera ibiti, tuzabana nabo muri press conference, cyane ko bamaze gutangaza ko ejo hari press conference baganira n'itangazamakuru nk'uko twakomeje kugenda tubigaruko. Reka mbabwire ngo stay tuned kuri Kwiringira TV, tuzajya tubana mu bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko mwakomeje kugenda mubibona. Ambassadors ni imwe muri korali twishimira nk'aba content creator mu itorero ryacu ry'Abadiventiste umunsi wa Karindwi. Ni inkingi ya mwamba kuri twebwe, ni inkingi ya mwamba ku itorero, kuko burya ni byiza kugira ukuboko gukomeye, kuko korali iyo ari yo yose ni ukuboko kwa kabiri cyangwa se kwa gatatu ku itorero. Kuko niba mfite amaboko abiri, nuvuga ngo ni itorero rifite amaboko abiri. Ni byiza rero ko dufashanya. Reka tubashimire by'umwihariko mwe mudahwema kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Ngiye mukomeza kujya mubana ubategura ibiganiro bigiye bitandukanye n'izindi nkuru bitambuka ku miyoboro Kwiringira TV. Nitwa mwene So Theophile. Stay tuned kuri Kwiringira TV, tuzajye tubana uko bukeye nuko bwije. Ciao. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14